Bigenda bite imbere mu mubiri iyo unyweye inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge cyane cyane zirimo ikinyabutabire cya metanol? Ukikoza mu kanwa bica mu zihe nzira kugira ngo ugere ku rwego rwo guhuma kugeza upfuye? Muri iki kiganiro turabira hamwe ikinyuranyo cy'ibinyabutabire bibiri, metanol hamwe na ethanol. Ngwaye ikaze, iyi ni JT Info, ukande subscribe n'ubu utagize ubikora. Mu masegonda make reka tumaze duhere ku kinyuranyo cya metanol hamwe na ethanol. Nubwo metanol na ethanol byombi ari ubwoko bwa alcohol, biratandukanye cyane mu buryo bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ethanol niyo alcohol iboneka mu binyobwa bisembuye cyangwa se bikorerwa mu ruganda nk'inzoga, divayi, whisky, gin, vodka ndetse n'ibinyobwa gakondo nk'urwagwa. Iyo inyowe mu rugero itera bwa businzi busanzwe abantu bazi. Ni mu gihe metanol yo itandukanye cyane. Nubwo hari abo twakwita abagizi ba nabi bayishyira mu nzoga, yo si inzoga igenewe kunyobwa. Ni ikinyabutabire gikoreshwa mu nganda mu gukora ibyitwa solvents cyangwa se ibiyengesha, ibicanwa n'ibindi bikoresho byo mu nganda. Ka metanol gake cyane gashobora guteza uburozi bukomeye. None ni gute metanol yangiza umubiri? Kuva ikinyobwa umuntu ahumate, yangirika ingingo z'umubiri ate kugeza ubwo apfuye? Uru ni urugendo rw'uko bigenda imbere mu mubiri. Ikibazo gikomeye gitangira metanol imaze kwinjira mu mubiri. Igitangaje nuko metanol ubwayo atari ifite uburozi bukomeye kurusha ibindi. Akaga kayo nyako gaterwa n'ibyo umubiri uyihinduramo wowe ukimara kuyinywa. Ukimara kuyinywa, umwijima utangira kuyitunganya, uyihinduramo ibinyabutabire bifite uburozi bukomeye byibasira ingingo z'ingenzi z'umubiri. Niyo mpamvu umuntu wayinyweye ashobora kumara amasaha asa n'umeze neza, hanyuma nyuma yaho ubuzima bwe bukagenda bumera nabi mu buryo butunguranye. Reka dutangire intambwe ya mbere cyangwa se step ya mbere. Ni uburyo metanol yinjira mu maraso. Iyo umuntu anyoye metanol, inyura mu gifu no mu mara nk'uko ethanol inyuramo, hanyuma ikinjira mu maraso. Amaraso niyo yitwara mu bice byose by'umubiri. Mu masaha ya mbere umuntu ashobora kumva yasinze gake cyangwa se ntiyumve ikibazo kidasanzwe. Muri icyo gihe aba yumva ameze neza, bishobora kumara amasaha menshi cyangwa se rimwe rimwe bikaba byagera no ku munsi wose bitewe n'ingano ya metanol yanyoye. Nubwo umuntu aba yumva ameze neza, umubiri uba watangiye guhinduramo metanol uyihinduramo uburozi. Intambwe ya kabiri ni igihe umwijima utangira kugerageza kuyitunganya. Umwijima ni rwo rugingo rutunganya ibinyabutabire bitandukanye biri mu mubiri. Urugero nk'iyo umuntu anyoye inzoga zisanzwe, umwijima urazisesengura ukazihinduramo ibinyabutabire bisanzwe umubiri ushobora gusohora. Iyo ari ethanol, ni ukuvuga inzoga zisanzwe, icyo gikorwa kiba ari igisanzwe kubera yuko umubiri ushobora kuyihanganira. Ariko iyo ari metanol, umwijima uyibeshyaho ugatangira kuyifata nk'aho ari ethanol, ugatangira kuyikoraho, nyamara ukayihinduramo icyitwa formaldehyde, nyuma ikaza guhinduka icyitwa formic acid. Iyi formic acid niyo igira ingaruka zikomeye cyane. Niyo ifite uburozi bukomeye, ikaba igenda yiyongera mu mubiri gake gake, igatangira kwangiza uturemangingo n'ingingo z'umubiri. Intambwe ya gatatu, amaraso atangira kuzuramo acide. Iyo formic acid imaze kwiyongera, amaraso aba afite acide nyinshi kurusha ibisanzwe. Ibi ngibi abaganga babyita metabolic acidosis. Ubusanzwe uturemangingo twose tw'umubiri dukenera ko amaraso aba afite acide nkeya iringaniye cyangwa se iri balanced kugira ngo dukore neza. Iyo amaraso ahindutse acide cyane, utwo turemangingo ntidushobora gukora imirimo yatwo uko bikwiriye. Muri iki cyiciro imikorere y'ingenzi y'umubiri itangira guhungabana. Imikaya icika intege, ingingo zigatangira gukora nabi, ndetse n'uburyo umubiri utunganya ingufu bukangirika. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma uburozi bwa metanol bushobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Intambwe ya kane, amaso aba mu bice bya mbere by'umubiri bitangira kwangirika. Kimwe mu bimenyetso by'ingenzi bikunze kuranga umuntu wanyweye uburozi bwa metanol ni ingaruka bugira ku maso. Umutsi w'ijisho wa wundi witwa optic nerve wohereza amakuru ava ku maso ajya ku bwonko, biba byoroshye kwibasirwa na formic acid. Mu gihe uyu mutsi ukenera ingufu zihoraho kugira ngo ukore neza, formic acid iba yabujije uturemangingo gukora izo ngufu. Iyo izo ngufu zibuze, uwo mutsi utangira gukora nabi. Bitangira umuntu abona ibintu bitajyanye cyangwa se blurred vision, aho aba areba ibintu ariko ntabibone neza, cyangwa se akabona ameze nk'umuntu uri kurebera mu gihu. Hari n'abagenda babona urumuri rudasanzwe cyangwa se bakabona ahantu bari hari hejuru cyangwa se hagenda hika hajya hasi, ku buryo ashobora kubona ahagaze ahantu akagira ngo harimo umukingo cyangwa se hari ikintu kiri imbere ye cyamubujije gutambuka. Iyo ubuvuzi butinze, uturemangingo tw'uwo mutsi dutangira gupfa. Iyo twangiritse cyane, umuntu ashobora guhuma burundu kubera yuko uturemangingo tw'imyakura tutisubiranye byoroshye.
Intambwe ya gatanu, ubwonko butangira kwangirika. Ubwonko ni rumwe mu ngingo zikoresha ingufu nyinshi cyane buri segonda. Iyo formic acid ikomeje kwiyongera, uturemangingo tw'ubwonko dutangira kubura ingufu, maze imikorere y'ubwonko ikangirika. Umuntu ashobora gutangira kujijinganya cyangwa se kugira ibyitwa confusion, gusinzira bikabije cyangwa se kunanirwa gutekereza neza. Kubabara umutwe birushaho gukomera, ikindi kandi agenda atakaza ubushobozi bwo kumenya ibimukikije. Iyo uburozi bwa formic acid bumaze kuba bwinshi, imikorere y'amashanyarazi y'ubwonko irahungabana. Uturemangingo tw'ubwonko dutangira kohereza ibimenyetso mu buryo budasanzwe kandi butagenzurwa. Ibi ngibi nibyo bitera gufatwa n'igicuri cyangwa se seizure. Igicuri kiba giteje akaga kubera yuko gituma ubwonko butangira gukenera umwuka wa oxygene mwinshi kurushaho, mu gihe umubiri utagishoboye gutanga uwo mwuka wa oxygene uko bikwiriye, bigatuma ukwangirika birushaho kwiyongera. Intambwe ya gatandatu, ingingo z'umubiri zitangira kwangirika no guhagarika imikorere. Iyo uburozi bwa metanol bukomeje kwiyongera cyane, ntabwo bwibasira urugingo rumwe gusa, ahubwo butangira kwangiza ingingo nyinshi z'ingenzi mu mubiri icyarimwe. Ibihaha bigerageza kurwanya icyo kibazo, bigatuma umuntu ahumeka vuba vuba kugira ngo ibihaha bisohore gazi carbonique, bisohore gazi ya carbon dioxide nyinshi, bityo ibihaha bigabanya ubukana bwa aside iri mu maraso. Ariko nubwo umubiri ugerageza kwirwanaho, aside ikomeza kwiyongera. Umutima nawe utangira gukora nabi kubera ko uturemangingo twawo dukenera ko amaraso aba afite uburinganire busanzwe cyangwa se balance kugira ngo umutima utere neza. Iyo ubwo buringanire cyangwa se balance buhungabanye, umutima ushobora gutera mu buryo budasanzwe, ikindi kandi umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Ku rundi ruhande, impyiko zisanzwe zifasha umubiri kuringaniza ibinyabutabire no kuyungurura imyanda, nazo zitangira kunanirwa kubera uburozi bwinshi. Impyiko zisanzwe zifasha umubiri kuringaniza ibinyabutabire no kuyungurura imyanda, nazo zitangira kunanirwa kubera uburozi bwinshi. Iyo ibi bigeze kuri uru rwego, abaganga bavuga ko icyo gihe umuntu aba ageze mu rwego rwitwa kwangirika kw'ingingo nyinshi z'umubiri icyarimwe, ibyitwa multi organ failure, kubera yuko ingingo nyinshi z'ingenzi mu mubiri ziba zitagikora neza. Intambwe ya karindwi, metanol ivamo urupfu. Iyo umuntu atabonye ubuvuzi bwihuse, uburozi bukomeza kwangiza umubiri kugeza ubwo ingingo z'ingenzi z'umubiri zitakaza ubushobozi bwo gukora. Ubwonko ntibuba bugishoboye kugenzura neza guhumeka, umutima nawo ntuba ugishoboye gusunika amaraso ahagije mu mubiri, n'izindi ngingo zikaba zitagishoboye gukomeza ubuzima. Akenshi ntabwo urupfu ruterwa no kwangirika k'urugingo rumwe gusa, ahubwo urupfu ruterwa n'ihuriro ry'ibibazo byinshi birimo amaraso aba yabaye aside, kwangirika k'ubwonko, ibibazo bikomeye byo guhumeka ndetse n'umutima wananiwe gukora neza. Kuki etanol ishobora gufasha mu buvuzi? Iki ni ikintu gikunze gutangaza abantu benshi. Etanol isanzwe iboneka mu nzoga zisanzwe zujuje ubuziranenge, ishobora gukoreshwa mu gufasha umuntu wahumanyijwe na metanol. Cyakora ibi ngibi ntibisobanuye ko umuntu akwiriye kwivura anywa inzoga. Ahubwo mu bitaro abaganga bashobora gukoresha etanol yabugenewe cyangwa se umuti witwa fomepizole. Iyi miti ikaba ikora ibuza umwijima gukomeza guhindura metanol mu burozi bwitwa formic acid. Icyo gihe umwijima uhugira mu gutunganya etanol, bigatuma uburozi bwa metanol butihutira kwiyongera. Ibyo biha abaganga igihe gihagije cyo gukora operasiyo zabo vuba zo gukura metanol mu mubiri hakoreshejwe uburyo nko koza amaraso cyangwa se dialyse. None kurwagwa bimeze bite? Abenshi barabizi, urwagwa ni ikinyobwa gakondo cy'u Rwanda kimaze imyaka myinshi gitegurwa, kimaze imyaka myinshi gikorwa. Akenshi mu kurutegura hakamurwa umutobe w'itoki, ukavangwa n'ifu y'amasaka yabanje gukarangwa. Iyo mvange ishyirwa mu kintu gisukuye, igasemburirwa ahantu hashyushye mu gihe cy'umunsi umwe cyangwa se ibiri. Muri icyo gihe cyo gusembura, umusemburo karemano w'amasaka uhindura isukari yo mu mutobe w'itoki ukayigira etanol, ari nayo nzoga iboneka cyangwa se ariyo alcohol cyangwa se inzoga iboneka muri byeri na divayi. Ibi bivuze yuko urwagwa ruteguwe neza ruba rurimo etanol, si metanol. Muri make ntacyo rutwaye. Kimwe n'ibindi binyobwa bisembuye, urwagwa rugomba gutegurwa mu isuku ihagije. Iyo isuku ibaye nkeya, rushobora kwanduzwa na bagiteri cyangwa se ibindi binyabutabire byagira ingaruka ku buzima. Ariko gusembura ibitoki n'amasaka mu buryo busanzwe ntibikora metanol ku rugero rwateza uburozi. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Ukande subscribe niba utarigeze ubikora.